Nongeye kubasuhuza rero nshuti zanjye, amahoro y'Imana akomeza abane namwe nk'uko bisanzwe. Rero uyu munsi turaje, ni umunsi wacu wa kabiri mu minsi 28 yo kwigarurira ibyiza, yo gukurura ibintu byiza biza bidusanga. Ubwo utarabona iyi video, utazi iby'iyi minsi 28, asubira inyuma rero mu tuvideo twatambutse, cyane cyane aka video katambutse ku cyumweru. Yego niko kabisobanuraga neza, ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu bitewe n'aho umuntu aherereye. Ubwo iyo video iza gusobanura neza iby'iyi gahunda. Rero uyu munsi ni umunsi wa kabiri wacu wo kwimenyereza, kwimenyereza umuco wo gushima, kwimenyereza umuco wo kwishimira ibyo dufite, kugira ngo bibashe kuba byadufungurira amayira y'ibindi byiza byose twifuza. Uyu munsi rero n'abateye amatsiko ntabatindije, ni umunsi noneho witwa nko gushaka akabuye k'amahirwe, niko nabyita, akabuye k'akamajahari. Ubwo nyine umwanditsi w'igitabo yakise The Magic Lock. Ubwo urumva ko nyine nimba nk'akabuye nyine ka maji kakuzanira amahirwe, kakuzanira ibyiza nyine bitewe n'imyizerere cyangwa n'imyemerere y'umuntu. Ni gute rero? Ni ugushaka ako kabuye kawe ukakazana ukagashyira hafi, noneho warangiza ukajya mbere yo kuryama ukagafata mu kiganza cyawe. Ushaka akabuye keza katahanda, kameze neza, kanyerera ku buryo katashobora kukwangiza, kandi gakwirwa mu gipfunsi cyawe, ku buryo ugiye kuryama ugafata, warangiza nyine ugatekereza ku munsi wawe watambutse, ugatekereza ku bintu byiza gusa, noneho warangiza nyine ugashimira, turakoze Mana, urakoze Mana, urakoze ku byiza byose byatambutse. Ushobora kutashaka akabuye wenda bitewe n'imyizerere y'umuntu, bitewe nyine n'uko wizera, wafata na Bibiliya, kuko icyo kintu kigomba kuba kiri hafi y'igitanda cyawe, ahantu uzajya ujya kuryama ukakibona nyine, ukaba wafata nyine muri uko gushima Imana no gutekereza ku byiza nyine byatambutse uwo munsi, ukafata mu kiganza cyawe nyine, ugasa n'usenga. Reka ni nk'umuco wo gusenga, wenda niko bino bitabo biba byaranditswe n'abantu wenda badasenga, ariko urumva bafite kwemera kurenze n'ukwacu dusenga rwose, ugasanga barimo barahabwa, twebwe turimo turaviramo aho ngaho, byitwa ngo turemera Imana cyangwa turasenga. Urumva ko buri mugoroba mbere yo kuryama, mu by'ukuri umuntu usenga arabanza agasenga. N'uwo mwanditsi w'agatabo rero avuga ko mbere y'uko uryama ufata ako kabuye kawe ukagapfumbatiza, ugasubiza amaso inyuma, ugatekereza ku bintu byiza byabaye uwo munsi, ibintu byiza gusa, apana ibintu bibi. Wamara gutekereza ku bintu byiza byabaye uwo munsi, noneho ugashimira rero za nshuro eshatu twavuganye ku munsi wa mbere: urakoze, urakoze, urakoze Mana, urakoze Nyagasani, ku bw'ibintu byiza byose byambayeho uyu munsi. Rero wenda hari abantu batizeramo utwo tuntu tw'utubuye cyangwa tw'iki byose, ariko bitewe n'imyizerere yawe, nanjye akabuye sinjya nkabona hafi, cyangwa ngufata akabuye nanjye kambere ka kantu njya mfata kanjye. Ngewe rero iyo nageze kuri uwo munsi w'akabuye k'amahirwe, cyangwa akabuye kakanyine kazana ibyiza, njye mfataga akantu nyine ndagakunda cyane, hari ishusho ya Yezu. Ubwo nyine bitewe n'icyo umuntu yizera, ubwo nyine nanjye ndagafata nyine nkagapfumbatiza gutya, nkatekereza ibyiza byose byambayeho uwo munsi, nkavuga urakoze Nyagasani Yezu ku bw'ibyiza byose byabaye uyu munsi. Ubwo rero nawe wundi uri muri Isilamu, wafata Korani yawe, cyangwa se ugafata ikindi kimenyetso cyawe namukoresha, ku buryo ugifite uba wumva nyine uri kumva nyine byiza, wumva uri n'umuntu wawe nyine, cyangwa se n'ibintu byiza byawe. Ubundi warangiza ukarambika impande y'igitanda. Aha bivuze nimugoroba uje kuryama ukakabona, ukongera ugafata ukagapfumbatiza. Ubwo rero noneho iri joro nicyo kintu tugiye gukora. Ugiye gushaka ku kantu kawe kupfumbatiza mu kiganza gutya, kaba ku kabuye wagashaka nta kibazo rwose kirimo, cyangwa nuko wizeye ibyo ugiye kuvuga, kaba kandi kantu wumva nyine ukunze, ushobora kujya wifashisha, cyangwa yaba Bibiliya se, yaba icyo ari cyo cyose, upfa kumva ko ni ikintu nyine kidufasha gusubiramo no kwimenyereza uwo muco nyine wo gushima, nyine kitugufasha mbese muri make kumva ati ndakibonye, kino kiranyibutsa ko ngomba gusubiramo ya magambo meza yo gushima, kigomba kunyibutsa ko ngomba gutekereza ku bintu byiza byambayeho uwo munsi, narangiza nyine ngashima. Noneho ubwo urabona ko ku munsi wa mbere twanditse ibintu 10 dushima cyangwa se twishimira bitunezereje
mu buzima bwacu. Ubwo ibyo bintu 10 twabonye ko ari ukujya tubisubiramo kugeza iminsi 28 irangiye. Urabisubiramo, nurangiza kubisubiramo wongere uvuge ya magambo yo gushima inshuro 3. Shima, urakoze, urakoze Mana, urakoze Mana. Nurangiza kubisubiramo inshuro 3, noneho ufate na kantu kawe nyine cyangwa cya gikoresho cyawe ugipfumbatize cyangwa se ugifateho, wongere usubiremo, utekereze ku bintu noneho byakubayeho uwo munsi, ibyiza byose byatambutse uwo munsi. Nurangiza ubundi wiryamire. Icyo bidufasha ni iki? Gutekereza ku bintu byiza byakubayeho, bituma byibuze uryama umeze neza, watekereje ku bintu byiza byabaye uwo munsi. Hari igihe umuntu aza rwose agapfa kwiryamira mu buriri, ntazi icyabaye, ntazi iki nyine, ntazi icyo cyari gushima Imana, ariko iyo usubiza amaso inyuma akavuga ati Imana yanjye wandinze uyu munsi, wakoze Imana yanjye, ibyo nahuye n'inshuti nziza uyu munsi, wakoze, nagize ibihe byiza ku kazi, wakoze, utuntu nk'utwo ngutwo mbese. Noneho bityo bikajya bimenyereza n'ubwonko bwacu gushima no kwishimira ibyacu, bityo rero bikagira gute? Bikatufungurira amayira. Kandi twabonye ko igipimo twishimira ibyo dufite ko ari nako kizana nyine ni ibyo byiza bindi nyine biza bidusanga. Uko twishimye kurusha ari nako nabyo biza byisukiranye. Ubwo urumva nyine igipimo ku kindi, wishimye cyane haje byinshi. Ngaho rero ni icyo ngicyo cy'uyu munsi wa kabiri. Ubwo ahandi naheje ku munsi wa gatatu. Mukomeze mukore like, mukore share, mukomeze mutange comment. Ubundi niba utarakora subscribe nayo yikore rwose, ukomeze unkurikirane utundi video tutazakurenga muri iyi minsi 28. Dusigaje umunsi 26. Harimo ibintu byiza byinshi cyane. Ubu turacyari mu ntangiriro, ariko tuzajya kurangiza rwose buri wese yumva yishimye, yumva yahindutse muri we, umutima we n'ibihe bye bitakirangwa nyamaganya cyangwa se n'ibintu bibi gusa. Saba rero ndabakunda, naho umunsi w'ejo.